bo tubahaye ikaze. Ahangaha turi ni mu misozi igihumbi hamwe Yesu yavukiye, hamwe mu Rwanda rw'ejo, mu Rwanda rw'uyu munsi, hantu heza cyane. Banyarwanda banyarwandakazi, ejo ni itariki 15, bifurije kugira umunsi mwiza w'amatora. Uyu ni umunsi mwese muzabyibuha, abantu mwibuke nimuva gutora muzihatire kurya udukoko, ihene nziza z'injwiga, murye ibintu biryoheye abantu, maze mubyibuha amatuza, maze mwitorere umuyobozi mwiza mwifuza. Mbifurije kuzagira ku bintu byiza byose, kwambara inkweto igezweho, maze no kubaho muri abantu b'amabogari. Ibi byose mbatoriye kugira ngo ejo muzajye gutora mwishimye kandi mumerewe neza. Bantu bakunda mwese ibi byose mubikunda, tuzongera duhure turi guserebura nyuma y'amatora. Hajya buriya ni kwa kangahera, nyuma y'amatora tuzahura kuwa kabiri turi guserebura umuyobozi mushyashya. Ibi byose rero nabibifurije kandi muzahagere muri wese. Ariko reka manze mbabwire akantu keza, ubundi kugira mvugane namwe neza kamara nkuramo agapira nimanza gukuramo agapira ndabibabwira neza, ntabwo narindi kubyumva. Reba imihanda myiza ya kaburimbo ahandi hose, imiriro mu kibuga, uzatora umuyobozi mwiza, wa muyobozi nyine uzakugeza ku bindi, n'ibibuga by'imipira. Okay, noneho rero mwese tuhahurire mu gitondo. Harya ngo ni ku giki? Mugire ibihe byiza. Bakwita gute? Bamwita Mifupa. N'ahandi hantu wadusanga rero ni kuri Edo Comedia. Kuri Edo Comedy. Kandi n'ahandi hantu wadusanga bana ni kuri Edo Comedy. tugira iki? Uyu ni mushuti wacu bamwita Kedi. Nanjye ndi kumwe na Mifupa Kibombo. Yes, papa.